Imana ishimwe bene data. Ndagira ngo tuganire uyu munsi ijambo natekereje ko tugomba gusangira uyu munsi wa none. Ijambo rivuga ngo kutarobanura abantu ku butoni. Kandi iri jambo naje no kurisangamo irindi kosa naje kuremarka igihe kinini se cyangwa iminsi myinshi, aho usanga mu rusengero umuntu akitegura akaja gusenga, yamara gushika kuko we byamuraye ku mutima bigatuma azinduka akaja mu rusengero, kandi surtout ni insengero zacu twebwe abanyamurenge. Akazinduka, yamara kuzinduka kuko byamuraye ku mutima, yamara kugera mu rusengero akicara agatangira agahimbaza no kuramya hamwe n'ikundi ryo guhimbaza no kuramya. Babandi bitaraye ku mutima, babandi badafite uwo mutwaro wo kuja gusenga, babandi bagenda kuko ari ku cyumweru, bakaza bakereje, bamara gushika mu rusengero bagahagurutsa wa wundi byaraye ku mutima, wenda yavuye no mu rugo atanywe n'icyayi, yavuye mu rugo yigomwe imirimo yiwe myinshi, yamara gushika hariya mu rusengero nawe ukaza umudiakoni ukamuhagurutsa ngo haje undi muntu ubereye kwicara muri uwo mwanya, ashite saa 5 ashite saa 6, biriya nugukwaza abakristo. Biriya kera ubarobanuye ku butoni, biriya kera uba wamaze kwigaragaza uwo uriwe. Imana nishimwe cyane, cyangwa se Imana itubabarire. Mu rwandiko rwa Yakobo yandika ni sura 2 ku murongo wa 4 yaravuze ngo mbese iyo mugenje mutyo timuba mwirobanuye. Iyo mufashe umuntu waje kare mukamuhagurutsa mukamwicaza inyuma cyangwa mukamubwira ngo icara hariya cyangwa si muhagaze hariya, icyo gihe muba mwirobanuye. Isinagogi riba ryabaye isinagogi muba mwabaye abafarisayo. Niyo mpamvu abantu benshi tumaze kuba abafarisayo, tumaze kuba abafarisayo mu nsengero nishi. Insengero nishi zigaragaza ubufarisayo. Tureba abantu amakoti, tureba abantu baje bambaye gute, baje bameze gute, bafite ikihe cyubahiro, babayeho gute. Tukarebera abantu mu buzima, titumenye kuko mu rusengero ari ahantu hagenewe abakiranutse, hagenewe abaje gusenga, hagenewe abaje kwambaza Uwiteka. Ni place kandi ni imbere kwa data. Twese tuba turesha, tuba tugomba kwishikira, tuba tugomba kumererwa neza, tuba tumerewe neza, tuba turesha twebwe twese. Kubera iki habaho kurobanura? Kira kintu cyarambabaje, ni nayo mpamvu uvuze ngo tube nk'abakiganira, tuganire kuri no topic ivuga ngo kutarobanura abantu ku butoni. Nubwo iri jambo risobanura byinshi, ariko reka tubanze dutindaho. Ndibuka umunsi umwe nigeze kuja gusengera ahantu mu rusengero rumwe, banicara ahantu. Mare kwicara ahantu, umudiakoni araza arampagurutsa ngo simbere kwicaraho, anicaza ahandi. Mare kwicara n'ahandi yanicaje, haza abandi noneho barenzi, naho arongera kandi arahampagurutsa ajana ahandi. Numva nkwe muri mudu yo gusenga, numva nkwe muri mudu y'ibyishimo nazanye, kuko kwicara ukugwaha ujangwaha biriya si byiza, si byiza kabisa. Dore ko njewe bananiretse n'ahandi nicara, hari n'abaza bahagurutswa bakajyanwa inyuma, ko kuvuga ngo wowe tubereye muno. Donc ibugiye kuba wibereye hariya niyo hakubereye wewe, no kuza kwawe ntibyari ngombwa, kuko tagafaranga ufite tiwambaye neza, bakurebera mu buzima busanzwe. Vraiment tureke ubufarisayo, ahubwo dukora icyo Imana ishaka. Kandi nta kindi Imana dushakaho, ni ugukiranuka no kuyubaha no gukunda kubabarira no kwicisha bugufi. None se kubera iki tuzana ubufarisayo twitwa ngo turi abana b'Imana, twitwa ngo turi abakristo bakurikiye Kristo? Yakobo yarabyanditse hariya mu rwandiko rwe isura 2 umurongo wa 1 tukomeje tukagera kwa 3, yaravuze ngo bene data, kwizera kwanyu, kwizera umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro, tikube uko kurobanura abantu ku butoni.
nihagira umuntu uza mu itorero ryanyu yambaye impeta z'izahabu n'imyenda y'akataraboneka akinjira n'umukene nawe akinjira bombi, kandi uwo mukene akinjira nawe yambaye ubushwambagara, namwe mukita kuwambaye imyenda y'akataraboneka mukamubwira muti mwicare aha heza, naho umukene mukamubwira muti weweho hagarara iriya, cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Mbese iyo mugenje mutyo ntimuba mwirobanuye? Bene data bwoko bwacu, tureke ubujiji, tureke ubufarisayo, tureke ibintu bidasobanutse, tumenye kuko twese turi abana b'Imana, kandi intego iba yatujanye ni uguhimbaza Imana, ni ukuzana amashimwe. Rero umuntu bitarayemo, umuntu udafite uwo mutwaro, umuntu udafite uwo muhamagaro wo kuza gusa nuko abandi bagiye, akaza yakereje, uwo muntu tuzamwicaze ahari umwanya. Biriya bintu byo kuza tugahagurutsa abantu tukaja kubicaza inyuma, tukaja kubahagarika inyuma, niko kubabwira ati ni mwisohokere. Mureke kurobanura abantu ku butoya, mureke kurobanura abantu ku butoni, mureke kurobanura abantu mushingiye ku byo mureba mu mibereho yabo, mu mibereho yabo nuko mubareba, mukajisha umuntu kujisho, bigatuma mukora ibyangwa n'Uwiteka. Ibi ntabwo byemewe n'Imana. Ibi Uwiteka arabyanga urunuka. Kera icyo gihe muba mwagaragaje abo muri bo, muba mwirobanuye, muba mwasuzuguye. Ako nagasuzuguro. Imana nishimwe cyane. Ako nagasuzuguro. Aka kantu ndakavuze kugira ngo tubashe gukosora, tubashe kumenya kuko urusengero ntabwo ari kampuni. Urusengero ntabwo ari kampuni. Twoye kurobanura abantu ku butoni. Nico gihe usanga umuntu umwe uyu agomba kuvuga, uyu ntagomba kuvuga. Uyu agomba gushima umwanya muremure, uyu agomba gushima mugufi. Bikurikiranye n'ibyo nuko mubajije ku maso, bikurikiranye n'imyambarire, bikurikiranye nuko mubareba, bigatuma mufobya abantu. Ibyo Uwiteka ntabikunda, Uwiteka ntabishaka. Ibyo ntibiri mu maprincipe y'Uwiteka, ibyo ntibiri mu makaragite, ibyo ntibiri mu biranga abana b'Imana. Aha nicyo gihe unasanga umuntu yamaze kwizamura, yishize iriya hejuru, ntagishaka kugibya inama n'abatoya, ntagishaka kuganira n'abato, ntakicikoza abandi ngo nabakene, yaragagaye. Oya, sinoba nkijana na barunaka, sinoba nkivugana n'aba, sinoba nkibana mu nama n'aba, sinoba ngisangira n'aba, kuko maze kumera gutya ndukumeze, ibo ntibaragera aha. Icyo gihe umenye kuko umwuka w'ubwibone wakuzamukiye, umenye ko umwuka wa Satani wakugezeho. Niyo mpamvu bene data twoye kurobanura abantu ku butoni, twoye kurobanura abantu uko tubareba, tumenye ko buri muntu wese yaremwe n'Imana, kuko buri muntu wese afite ishusho y'Imana. Uwo uhinyura, uwo yashimwe n'Imana, nimba umuhinyura, menya kuko uri kuhinyura Imana, menya kuko turi ko wuzuza amategeko y'Imana. Rero mwene data, tumenye icyo Imana ishaka, tumenye icyo Imana idushakaho, tureke ubufarisayo. Rero nicyo gihe Imana izatwishimira, ikishimira n'amasengesho yacu, ikishimira n'ibikorwa byacu, ikishimira n'imibereho yacu, ikishimira n'ubukristo bwacu, ikishimira na personalite zacu, ikishimira abo yaremye. Rero bene data mwe munumva, tugerageze turwanye iki kintu, tugerageze iki kintu cyadubasemwo twebwe abanyamurenge ubwoko bwacu, turebe ukuntu twagikosora, tumenye ko ahera hahera, twese turabishikira, twese turesha, twese tuba dufite intego imwe. Intego nta yindi ni ukuramya Imana no gukora icyo Imana yadutegetse, ariko guhimbaza Imana no kwiramya. Rero ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribagirire neza, munumve kuko iki kintu cyankozeho kandi naragi constant sanga n'ubuyobe bukomeye. Amen.